ibintu bitanu tugomba kureka mani, tugomba kureka niba twifuza kujya mu ijoro, niba twifuza kwitwara uko Imana dushaka bro, cyane cyane abagenzi mani, kuko nanjye ndiwe. Ibintu bitanu tugomba kureka kugira ngo tube abakristo b'ukuri. Cya mbere, kutubahiriza ibyanditswe. Turabyumva tukajya gusenga bakabitubwira, ariko ntabwo tubikurikiza, tubisiga aho ngaho. Bibiliya icyo imaze itubwira uko dukwiriye kwitwara, bivuze ngo tubikura muri Bibiliya tukabishyira mu buzima bwacu bwa buri munsi. Two kubyumva gutyo gusa, ahubwo tubishyire mu bikorwa. Icya kabiri, kwishora mu ngeso mbi. Ase kubera iki bavuga ko ngo biragoye ko umutipe mutoya cyangwa se urubyiruko ungana nkatwe mu myaka yacu 20 na gutya cyangwa munsi yawe cyari hejuru yaho gato, ukwiriye kuba nyine, ugomba kuba nyine witamo iki? Why? I'm a Christian. Nawe uri umukristo, ndi umukristo. Kuki wagendera mu kigare? Kuki why? Ibyo ni amategeko isi yishyiriyeho, ariko Bibiliya itubuza kugwa mu cyaha, itubuza kwishora mu ngeso mbi. Reka kwishora mu ngeso mbi, kabone nubwo nubona nyine abo muri kumwe bagushishikariza kujya muri ibyo bintu, uzagendere kure yabo. We guma hamwe, ugendere mu nzira zawe uko ukwiriye kwitwara. Umenye ko urepresent Imana hano ku isi. Niba bazi ko uri n'umukristo ukabona bikora, bazavuga ko nta mukristo ukuri. So know your values, itware neza. Cya gatatu, kwirengagiza Mwuka Wera. Ni gute umwirengagiza? Kuko ugiye gukora ikintu kibi ukumva umutima urakubwiye ngo nyamara iki kintu usagombye kugikora, nyamara ikintu Imana ntabwo icyishimira, ukanga ukagikora bitewe n'impamvu runaka, batambura nabi, batabona n'idage. Bro, it's better the closer you get to God, nibwo isi izakubona nabi. Uko uzagenda urushaho kwegera Imana, ntabwo ushobora gukorera abantu babiri ngo bikunde, ntabwo wakorera isi mukorera na Satani. Bisaba kwihitamo kimwe. Umutima no kubuza gukoresha ikintu ntuzagikora, kuko uzaba uhabanyije n'Umwuka w'Imana. Ugendere kuko abantu bashaka, wikitwara uko abantu bashaka, ahubwo itwara uko Imana ishaka. Icya kane, ubunebwe bwo mu mwuka. Ntusenga, uri umukristo, ntusoma Bibiliya, ntujya guterana. You are Christian. Ibyo ni ibintu nyine ugomba gukora nk'umukristo. Ntugire nyine ubunebwe mu bintu by'Imana, kuko nubigiramo ubunebwe, Imana nayo izagira ubunebwe mu byawe. So niba ushaka Imana, nawe uko ushaka Imana cyane niko nawe kwiyereka cyane. Ndabizi ko ibyo mubyumva cyane no kundusha. Dushaka Imana kuri twe, dushaka ibindi, two kugira ubunebwe mu mwuka. Cya gatanu nacyo cya nyuma, kwitanaho. Twitaneho, ujya gusenga ukava gusenga ukahita utaha, ntusuje abantu, yewe ibaze ugasanga nta n'abantu musengana, nta nubwo bakuzi, nta nubwo bazi umuntu musengana. Gerageza ube sociable, tubane n'abantu bose amahoro nyine, tugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, niko Bibiliya ivuga. Twitaneho, niba umuntu agize ikibazo ntiduhuzwe gusa, nyine duhuzwe nyine, tugire urukundo, dukundane, kandi two gukundana gusa ngo nabo bandi batizera nabo bagira urukundo, ariko nyine uberera imbuto nyine z'umukristo, wowe kwifatanya nabo mu bibi, ahubwo ubagire inama yo gukora ibyiza. Twitaneho, right?